ibihe byiza muri mukurikirana ku Mpara TV nongeye kuzana amakuru ari kuvuga mu Mavubi noneho bivugwa ko rwose Amavubi aramutse adakoye inota muri Nigeria muri match irabahuza uyu munsi tariki 6 z'ukwezi kwa 8 2025 ko amahirwe yo kujya mu gikombe cy'isi yabaye kugenda ayoyoka umunsi ku wundi. Ni mu gihe rero u Rwanda rugiye gukina na Nigeria muri Nigeria, aho match iheruka Nigeria yatsinze u Rwanda ibitego 2-0 kuri stade Amahoro. Reka twumve abasesenguzi bakuru icyo batubwira. Birasaba kwitegera hagati kuko imipira iramutse igeze muri iyi ataka ya Nigeria ukayireka bakayitambaza uko bishobora Senino nabikomojeho kuri iyi defense atwaye yaduteye ubwo ndabyuka twara muri studio na Iberi niyo yagize impungenge bwa mbere aravuga ati defense centrale ya batatu turabyumva itinduka batanu kuko tuba tudefanda cyane ariko nanone iyo wibeshye ugafungura ngo ugiye kwataka kuri Ombolenga na Claude cyane Ombolenga yazamutse bikaza gusa kumwe mu bamiri recuperateri yajya gufunga zone kugira ngo akore couverture kuri equipe y'uta y'aba bagabo babizi ko nta mibare kibavugira yego ukosa rimwe gato kidogo twabirya ikintu kimwe nabonye nuko ariko Nepo ikipe y'Igihugu ya Nigeria nayo kwinjizwa ibitego birashoboka cyane kubera umutoza nawe ibintu bye nibibazo muri iriya mikino bamaze iminsi bakina yewe niyo bakinnye mu mikino ya mbere ya qualifiers ikipe y'Igihugu ya Nigeria yagaragaje ko ibitego wabibona wanayirarangayemo ibitego kuri Eric Chelle niyo mpamvu atifuza nawe kuza guhengeka ibyo akora byose kuko arabizi yuko amahirwe ni make cyane ku ikipe y'Igihugu ya Nigeria ibaye izi match ebyiri zitayisize ahantu heza. Amahirwe ni make cyane Nigeria ishobora kubura itike yo kujya mu gikombe cy'isi. Niyo mpamvu nyuma y'uko South Africa itsinze ni ikindi gitutu bagomba gutsinda Amavubi bagatsinda na South Africa bitabaye ibyo Eric Chelle Trevis akurikira ahura na za Benin ashobora kutazagerayo mu kwaje. Ariko nanone ku ikipe y'Igihugu y'u Rwanda Amavubi nayo Nepo nayo ntago ibintu ari sawa cyane kuri Adela Murusha. Ndumva ko yafata equipe nationale nta nsinzi yenze babiragoye biracyagoye nansinzi n'uyu munsi turabizi ko nansinzi yenze ni match eshatu Marayika Murinzi siyanganyije match imwe ndumva yaranganyije match imwe na Lesotho, izindi match eshatu zose yarazitsinzwe ebyiri za Algeria na match ya Nigeria yafunguriyeho nabyibuka match ya Nigeria imutera 2-0 amaze muri izi match enye atsinzwe match eshatu anganya imwe yinjizwa ibitego 7 yinjiza igitego kimwe natwe dufite byinshi byo kwirebaho Nepo maya cyane birakomeye twe nitwe dukomerewe byinshi byo kwirebaho urareba imibare Eric Chelle afite muri equipe y'Igihugu ya Nigeria na Adela Murusha muri no mikino inamaze gutoza Amavubi biragoranye cyane harimo akazi gakomeye cyane hagati y'abatoza bombi. Ni nacyo kintu abantu bavugaga Rona Amrush ubundi bavuga ko ngo muri kontra ye ngo iyi mikino y'amajonjora y'igikombe cy'isi ngo itarimo uyu musaruro ntabwo barwa cyane rwose ndabizi uyu musaruro ngo ni nka bonus izi ni bonus urumva bazabara kubarya ngo ntubarwa AFCON qualifiers ubundi ngo nibyo biri mu masezerano ye kuduhesha itike y'Afurika cya 2027 hano muri Pamoja hano muri ibi bihugu byacu Uganda, Kenya na Tanzania ubundi ngo niko gahunda imeze ariko ngo ibyo bintu aba bayobozi bashya bafirwa farabuze bati musubizaho mu bikuye ni gute amarushanwa nk'aya ngaya yazwi ya FIFA uvuga ngo ni bonus ibyo bintu bishoboka bite dutsindwa na Nigeria ikipe ya Batino Tenda Kadewere n'aba batipe bazi Jordan Zemura na Nervaras na Kamba bene data batawanda Chirewa umusore w'umuwinga wa Wolverhampton Wanderers basho munetsi urakoze cyane ndetse na batawanda Maswahili Maswahili Orlando Stadium umiririzaba ya umuriro zaka nago nanjye nshaka urwitwazo icuvuze nicyo ksendana bisaba babishimangire babitsindagire utagize icyo kwereka nk'ikimenyetso cyo kuzagufasha muri iyi mikino akubwira ngo nibarwa n'imbere wazaba ubizi yuko ari ukurangiza umuhango ntacyo azadufasha. Oya natwe Treve nitadusiga ahantu heza Nepo Nigeria ikagenda yambukiranya itsinda ikazanatsinda Afrika y'Epfo no kubona umwanya wa kabiri biraba bigoranye n'uwa gatatu bishobora kugorana kuko nibura natwe dukena amanota 18 cyane si dufite 8
ashaka 3 kuri Nigeria, ashaka n'andi 3 kuri Zimbabwe. Yeah. Bitabaye ibyo izi match zombi ni Axel tuzibona amanota atari meza. ngayo rero Amahirwe yacu araza kuba aterewe mu kirere kabisa. Yes, ngayo amavubi gusa muri iyi mikino ngira ngo Nepo na Delari mwarabibonye ko umuvandimwe Bisaka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nawe reka nkubwire urumva yateraga match ya mbere nyuma yaho yemereye kuza kuyikinira. Abakongomani match 12 baheruka gukina 10 barazitsinze. abakongomani bayoboye itsinda bafite amanota 13. Bruno Soplotsuk onyemeje musore k'ibyo Olympiacos Rupire ateye ubwoba. Umutima wa defense Calvin kabiri ni ora aina Timtayo Rufsai Olaulu muri byari bya batatu inyuma ajya kina yifuza ni 4-3-3. Umutima wa defense Calvin Basse na William Truste Konge cyane captain Basse wafura na Truste Konge ageze ari muri Katari, Arabia Saudite. aho murebe neza reka murebere rwose William Truste Konge kapiteni muri Saudi Arabia muri Ali Holod kabisa Saudi Arabia. hagati mu kibuga niho hantu bakunda gushinja abatoza b'ikipe y'igihugu ya Nigeria gukora ikosa bahengeka kuri no nshuro arashaka Wilfried Ndidi Onyinye ari kumwe na Frank Onyeka nk'abakaseri babiri nta kosa yifuza gukora imbere ku 10 arashyira Alex Wobi nuko biri kuri 11 ateganya Alex Wobi uruhande arashaka Samuel Chukwueze yaje mu gihugu cy'Ubwongereza Fulham ari muri Fulham ku ntizanyo ya AC Milan uruhande rundi rw'ibumoso Moses Simon kuri atake Victor Osimhen rwose ubera ko Ademola Lookman ntabwo ari tayari transfer ye yaramuzahaje cyane mu bwonko n'umutoza mushya w'ikipe ya Atalanta ari gukoresha uyu musore w'umunyagana Kamaldeen Sulemana n'abandi yaramwiyoreye rero kuba atari active akakanya muri club. Moses Simon muri Paris FC umeze neza na Alex Wobi muri Fulham ndetse na Samuel Chukwueze Chimerenka na Victor Osimhen Galatasaray umeze neza. Birasaba kwitegera hagati kuko imipira iramutse igeze muri attack ya Nigeria kureka bakayitambaza uko bishobora nabikomojeho kuri defense atwa yaduteye ubwo ndabyuka twara muri studio na Iberi niyo yagize impungenge bwa mbere aravuga ati defense centrale ya batatu turabyumva itinduka batanu kuko tuba tudefanda cyane ariko nanone iyo wibeshye ugafungura ngo ugiye kwataka kuri Ombolenga na Claude cyane Ombolenga yazamutse bikaza gusa kumwe mu bamiriye récupérateur yajya gufunga zone kugira ngo akore couverture kuri equipe y'uta y'aba bagabo babizi ko nta mibare kibavugira yego ukosa rimwe gato kidogo twabirya ikintu kimwe nabonye nuko ariko Nepo ikipe y'igihugu ya Nigeria nayo kwinjizwa ibitego birashoboka cyane kubera umutoza nawe ibintu bye nibazo muri